kuvuga udafite aya mavuta aleluya haleluya ibikwasamiye byakubona iyo udafite amavuta aleluya ukagira imperezo ibibiri tubwira aleluya haleluya ngo abakobwa 10 bari bafite amatabaza ngo arimo amavuta ngo batana ari abapfara abandi abanyabwenge dukwiriye kuba turi abanyabwenge dufite amavuta ngo umukwa komanze ngo bamukingurire ngo nuko bacana amatabaza barayaca kuko bari bafite iki amavuta ukwiriye kuba ufite amavuta ukwiriye kuba umunyamasengesho ariko ufite iki amavuta umunyamasengesho utagira amavuta arakayuka asigara avuga ngo kera habayeho umunyamasengesho utagira amavuta asigara avuga ibya kera ariko iby'umunsi ntabyo afite kuko amavuta aba yaramushiranye reka babwire iyo usomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abami cya 2 usomamo inkuru za Elisa aleluya usomamo inkuru za Elisa ngo n'umupfakazi uyu mupfakazi ngo yagiye kuri Elisa aramubwira ati ndengera umugabo wanjye yarapfuye amaze gupfa apana umwenda none ndakwinginze ngo ndengere dore yapfanye umwenda kandi uzi ko ari umukozi w'Imana data we aramubwira ati ese hari ikintu ufite aramubwira ati nacyo uretse imperezo y'utuvuta duke sigaranye ngo Elisa aramubwira tutwo turahagije aleluya umva akamaro k'amavuta utwo ufite twose tuba duhagije tube dukeya ariko udufite ngo nuko Elisa aramubwira ati wikirirwa wirushya utwo tuvuta nitwo twari dukenewe genda utira ibintu udusukemo buri hantu ugusukamo duke ngo aragenda atira ibintu kasutsemo iki asutsemo duke cyuzura cyakina asutsemo cyuzu ngo bigera atira ibintu by'abaturanyi ngo ibintu birashabonetse ikibazo ugahita witabaza ya mavuta ari muri wowe ntuvuge ngo nasize Bibiliya ntuvuge ngo nasize iyi ntwaro ugasanga intwaro zose urazigenda kababwire meruka kujya ahantu ndi kugenda ndi gutembera bisanzwe mura n'umuntu ku nzira arwaye ku rwego rwo hejuru kandi nabonaga ari umusore rwose mwiza sanga ari kubuyabuya ndahagara ndavuga ati ese byagenze bite ati narwaye warwaye ibikize ati njya ndwara mu nda hakafata akandemerera akamera nabi ndamubwira ati ese wizeye Yesu ko yagukiza haleluya haleluya arambwira ati ndizeye kwihengeka ahantu ndasenga ndavuga ati ndakubohoje mu izina rya Yesu ngutandukanyije n'imyuka yose mutandukanya na karande mutandukanya n'ibyo bamuzirikishije byose arambwira ati ndikumva nduhutse ukwiriye kugira imerezo y'amavuta aleluya ukwiriye kugira amavuta aho atagaragarira abantu ariko aho urugamba rukomeye ayo mavuta akagaragara turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo Imana yo mu ijuru baho umugisha wewe kandi subscribe nawe ugiye kwikanda Yesu aguha umugisha ndagira ngo uyu munsi tuganire kuri message mu izina rya Yesu y'uku kwezi kwa 12 tuganire message y'uku kwezi kwa 12 turaganira turanje gusenga Imana mu izina rya Yesu Mana data wa twese Imana ishoboye byose turagushimye turaguhimbaje uri Imana igira neza turakunezerewe tugushimiye kuri Imana wakoze imirimo wakoze by'ubutware waradutabaye uraturinda uraturwanirira waduteshereje agaciro ibyaduhigaga n'ibyatugwanyaga mu izina rya Yesu bikubita hasi Mana turagushimye izina ryawe nirihimbazwe niweho Mana niwe mutabazi niwe murengezi urakoze kujye kwa natwe muri message yo ku kwezi mu izina rya Yesu amen wowe uhageze kuri Pokeya TV uri ubwa mbere amazina ni abantu bashaka Eric Imana igukomereza amaboko ndi umunyamasengesho atuganira ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa 9 haranditse ngo kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome nicyo cyatumye Imana ariyo Mana yawe igusiga amavuta yo kwishima ikakurutisha bagenzi bawe amen haleluya ijambo riratubwiye ngo kuko wakunze gukiranuka haleluya kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome yego mu masengesho usenga wakunze gukiranuka wanga ubugome
ngo igusiga amavuta yo kwishima, irangije kurutisha bagenzi ba. Haleluya. Uwiteka akeneye abantu mu gihe nk'iki. Haleluya, haleluya. Yongera akareba akavuga ngo aba bantu mbarutisha bagenzi ba. Ukaba umunyamasengesho ariko Uwiteka akakurutisha abo musengana. Ukaba umuntu ufasha ariko Uwiteka akakurutisha abo mufatanya gufasha. Ukaba umuntu umva ukizwa ariko Uwiteka akagutangaho urugero. Imana yatanzeho urugero Yobu, iramubwira ngo ubwira Satani, iramubwira ngo wabonye umugaragu wanjye Yobu, ngo igihe Satani ngo abana b'Uwiteka ngo bajyaga gushengera, ngo Satani nawe akabazamo, ngo Uwiteka aramubaza ati ese uturutse he? Aravuga ngo naje mu isi no kuzerera. Ariko Uwiteka aramubwira ngo wabonye umugaragu wanjye Yobu ujya nyiranukira. Aramurata. Ukwiriye kuba mu cyiciro Uwiteka kurata, ubu cyiciro Uwiteka gutangaho urugero. Haleluya. Iyo gutanzeho urugero ngo agusiga amavuta, ayo mavuta bayo kwishima. Haleluya, haleluya. Amavuta burya utaramenya umumaro w'amavuta, amavuta burya umuntu yasenza yayisize aracya. Yo wisize amavuta, haleluya. Hari amavuta yandi tuzi atekwa. Nene hari amavuta batekayo nta nubwo agira imikino. Ube wowe nyirayo ari wewe yatetse, agutarukiyeho yagutwika, akumenetseho washi, amenetse kundi yashi. Ari amavuta nta mikino agira. Aya mavuta ngo niya gusiga akagusiga yo kwishima. Nari amavuta wisiga akaguhumbura. Aya mavuta umuntu akavuga ati hari amavuta umuntu yisiga yatambuka akavuga ati umuntu rwose yagezeyo. Ayo mavuta agahumura neza. Ariko cyane iyo wisiza amavuta ya Yesu, haleluya, ayo mavuta ya Yesu arutayo ngayo uvuga. Kuko amavuta ya Yesu ntabwo tuyarebera mu mubiri, tuyarebera mu mwuka. Umuntu akagukunda nta kindi agukesha, nta kindi kubera ya mavuta wasizwe, ugasigwa mu ngingo, ugasigwa mu mwuka. Haleluya. Ayo mavuta niyo ari kugusabira muri uku kwezi. Udafite aya mavuta ntabwo wahatambuka. Udafite aya mavuta, haleluya, haleluya, ibikwasamiye byakubona. Iyo udafite amavuta, haleluya, ukagira imperezo. Ibibiri tubwira, haleluya, haleluya, ngo abakobwa 10 bari bafite amatabaza, ngo arimo amavuta, ngo batana ari abapfara abandi ari abanyabwenge. Dukwiriye kuba turi abanyabwenge dufite amavuta, ngo umukwe akomanze ngo bamukingurire, ngo nuko bacana amatabaza. Amatabaza barayaca kuko bari bafite iki? Amavuta. Ukwiriye kuba ufite amavuta. Ukwiriye kuba umunyamasengesho ariko ufite iki? Amavuta. Umunyamasengesho utagira amavuta arakayuka, asigara avuga ngo kera habayeho. Umunyamasengesho utagira amavuta asigara avuga ibya kera ariko iby'uyu munsi ntabyo afite, kuko amavuta aba yaramushiranye. Reka babwire, iyo usomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abami cya 2, usomamo inkuru za Elisa. Haleluya. Usomamo inkuru za Elisa ngo n'umupfakazi. Uyu mupfakazi ngo yagiye kuri Elisa aramubwira ati ndengera, umugabo wanjye yarapfuye, amaze gupfa apana umwenda, none ndakwinginze ngo ndengere. Dore yapfanye umwenda kandi uzi ko ari umukozi w'Imana data we. Aramubwira ati ese hari ikintu ufite? Aramubwira ati ntabyo uretse imperezo y'utuvuta duke sigaranye. Ngo Elisa aramubwira ati utwo turahagije. Haleluya. Umva akamaro k'amavuta, utwo ufite twose tuba duhagije, tube dukeya ariko udufite. Ngo nuko Elisa aramubwira ati wikirirwa wirushya, utwo tuvuta nitwo twari dukenewe. Genda utira ibintu udusukemo buri hantu usukamo duke. Ngo aragenda atira ibintu kasutsemo asutsemo duke cyuzura cyakina asutsemo cyuzu, ngo bigera atira ibintu by'abaturanyi ngo ibintu birashira. Ngo maze gushira asubira kuri Elisa aramubwira ati bya bintu natiye byuzuye. Aramubwira ati genda ayo mavuta uyagurisha gusiga gutungane n'abana bawe. Haleluya, haleluya. Iyo Uwiteka muri hafi, iyo Uwiteka uri kugendana nawe agusiga ayo mavuta, akakubwira ngo imperezo yawe ntabwo izaburamo iki? Amavuta. Abandi bazasenga bakayuka ariko wowe ntabwo uzakayuka.
abandi bazarambirwa ariko we ntabwo uzarambirwa. Abandi bagiye kubijugunya ubwo mwaka usoje. Hari abari gutangirana ingamba nshya zo kuvuga ngo nzatangira gukora ibyaha mu kwa mbere, nzatangirana n'icyaha, ariko utangirana no kuvuga ngo nanjye nzakira imperezo y'amavuta. Ayo mavuta Yesu arayagusiga akakurutisha bagenzi bawe, akakurutisha abo mugendana, akakurutisha abo musangira. Ndakwifuriza gukenera ayo mavuta. Nagiye n'abakozi b'Imana bafite amavuta, ariko amavuta nyuma bakayata, bagata imperezo z'amavuta yabo ngo batinze gusubizwa, ariko ubu bagiye bandagara. Wirambirwa ngo imperezo y'amavuta yanjye, ngo imperezo y'amavuta yawe utume Satana yigaruza. Niwamenya ayo mavuta igihe azagirira agaciro. Hari igihe udatekereza ko azagira agaciro, aricyo gihe cyo kugira ngo agire agaciro mu izina rya Yesu. Agaciro ka ufite nona muri Yesu ni amavuta ufite. Igikundi rubona nubwo cyaba gicyo ufite ni amavuta. Kuba ukiryama ukabona urabyutse ni amavuta ufite. Ayo mavuta niyo yagusize akurutisha bagenzi bawe. Abandi uravuga ngo baratunze baratunganye, ariko nabo nta mahoro batunze. Kubera iki? Nta mavuta bafite. Haleluya. Ndagira ngo wongere ufate amerezo y'amavuta ya. Ayo mavuta akurutisha bagenzi bawe. Ayo mavuta yatumye gutoranya mu muryango, akakubwira ngo muri uwo muryango ntabwo uzongera gukoreramo. Kuko wakunze gukirana, ukanga ubugome. Abandi ni abagome, abandi ni abakozi bibi, bakora ibibi gusa, bakora ibyo bishakiye. Wewe yaragutoranyije, urakiranuka, uravuga ngo ndakwiyeguriye nje imbere yawe ngo ngirire neza. Umuririmbyi yavuze ngo ngire uko washaka. Agukura muri za ngeso zose abandi bagumyemo, abandi bari gupfiramo, abandi batazanavamo. Aravuga ati ndagutoranyije. Haleluya. None ayo mavuta yaguhaye ongera uyaha agaciro mu izina rya Yesu. Ntugatesha agaciro amavuta. Amavuta wumvise uriya mupfakazi uburyo yamugiriye akamaro. Bari abakobwa batanu b'abanyabwenge, wumvise uburyo umukwe yakomanze. Haleluya, haleluya. Barakingura ngo ariko ntibagira ikibazo, bakongeza amatabaza yabo, kuko ikintu cyari kirimo cyane hagombaga kubamo iki? Amavuta. Yari amatabaza atagira amavuta ntabwo byari gukunda. Ntabwo Yesu agukeneye wambaye imyambaro gusa, agukeneye wambitse n'uri muri wowe. Akeneye agakiza kagendera muri wowe. Aho utunguriwe hose bakaba bakubwira ati aha nabonetse ikibazo, ugahita witabaza ya mavuta ari muri wowe. Ntuvuge ngo nasize Bibiliya, ntuvuge ngo nasize intwaro, ugasanga intwaro zose urazigenda. Kababwire, meruka kujya ahantu ndi kugenda, ndi gutembera bisanzwe, mura n'umuntu ku nzira arwaye ku rwego rwo hejuru, kandi nabonaga ari umusore rwose mwiza. Sanga ari kubuyabuya, ndahagarara ndavuga ati ese byagenze bite? Ati narwaye. Warwaye ibikize? Ati njya ndwara mu nda hakafata akandemerera akamera nabi. Ndamubwira ati ese wizeye Yesu ko yagukiza? Haleluya, haleluya. Arambwira ati ndizeye. Kwihengeka ahantu ndasenga, ndavuga ati ndakubohoje mu izina rya Yesu, ngutandukanyije n'imyuka yose, mutandukanya na karande, mutandukanya n'ibyo bamuzirikishije byose. Arambwira ati ndikumva nduhutse. Ukwiriye kugira imerezo y'amavuta. Haleluya. Ukwiriye kugira amavuta aho atagaragarira abantu, ariko aho urugamba rukomeye ayo mavuta akagaragara. Ayo mavuta akabonekera abandi, kugira ngo akurutishe bagenzi bawe. Nuko uba ufite ayo mavuta mu izina rya Yesu. Imerezo yawe iracyarimo amavuta. Uwiteka yo yicaye mu bwami bwe bwo mu ijuru akurutisha bagenzi bawe. Cyangwa ahubwo abayamba yagushyira inyuma, ahubwo akavuga ati nuri inyuma ntumwegere, ushyiremo za metero zirenga 100. Akabura ikicira gushyiriramo, kuko nta merezo y'amavuta ufite ngo akurutishe bagenzi bawe. Ariko ufite imerezo y'amavuta. Haleluya, haleluya. Agushyira imbere. Haleluya, haleluya. Burya abanyeshuri mu ishuri ari gihe bakora examen, haleluya, 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 bakora examen, ugasanga umunyeshuri wa mbere yagize 89, ariko umukurikiye ugasanga afite muri 60 ari uwa kabiri, ku buryo yashyize mu mwanya munini. Ukwiriye kwegera Yesu akagusiga ya mavuta, ugukurikiye hakaba harimo intera ndende, ku buryo niyo yagukurikira. Haleluya, haleluya.
ku buryo niyo yazi inyuma yawe ariko mu buryo bw'amanota atagukurikira, nubwo mwabona muhagararanye ariko ku buryo hari ibintu byinshi uba umusumbya, hari amanota menshi uba umusumbya, kuko wowe nyine utabizi ntiyabimenya, ariko wowe ubizi ukamenya ngo nubwo umurikiye ariko ngusumbya amanota arenga 20. Dukwiriye gukenera ayo mavuta yo kugira ngo n'abadukurikiye, haleluya haleluya, bajye bavuga ngo nubwo tubakurikiye ariko hari n'intera ndende, iyo ntera wowe ukayimenya, iyo ntera wowe ukayicarana mu izina rya Yesu. Ndagira ngo nawe wongere ushaka ayo mavuta, amavuta kurutisha abagenzi bawe, amavuta yo kwishima, amavuta guhesha umugisha, amavuta atuma haleluya ibyagukurukagaho bitangira gucika intege, bitangira kubona ko hari intera ndende, nubwo byagukurikira ariko bikavuga ngo bizagufata, ibyagufatiraga mu magambo nibisange byagufata, ibyagufatiraga mu bitekerezo nibisange byagufata, ibyagufatiraga haleluya muri message nibyongere kugufata mu izina rya Yesu, kuko hari amavuta wakiriye akurutisha abagenzi bawe, akurutisha abo musangira, akurutisha abo mukorana mu kazi. Hari amavuta wakiriye mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga Imana, nawe ukeneye ayo mavuta akurutisha abagenzi bawe, ukeneye ayo mavuta yo kwishima, ayo mavuta yo yafite, haleluya haleluya, hari ibintu byinshi biba byaracitse intege. Iyo usomye Zaburi 145, haleluya haleluya, iyo usomye Zaburi 145 umurongo wa 14 haranditse ngo Uwiteka aramira abarwa bose, yemesha abahetamye bose, haleluya haleluya. Iyo waguye haleluya ukaba waraguye ya mperezo yawe irimo amavuta, Uwiteka arakuramira, Uwiteka arongera akakubyutsa, abyutsa abagwa bose, aramira haleluya, aramira bari kugwa mu rwobo bose, kuko burya hari igihe ugira amavuta, ya mavuta yawe ukazageraho ucika intege, ariko Uwiteka avuganye nawe aravuga ngo Uwiteka haleluya haleluya, Uwiteka aramira abarwa bose. Iyo uguye warufite impere zirimo amavuta, impere zirimo amavuta niyo ategeka ikagusanga mu rwobo waguyemo ikakuramira. Kandi nanone iyo uhetamye kwa guhetama ibibazo bikaguhetamisha, ibibazo bikagucanga, ibibazo Uwiteka aravuze ngo yemesha abahetamye bose. Ibibazo byarigiye biguhetamisha ugasazira imburagihe, aguhamagara muzehe bakaguhamagara kaka kubera ibibazo, kubera aho wanyuze, ariko Uwiteka ngo yemesha abo bahetamye bose, haleluya haleluya, nabajya bahagurutsa akongera akabashyiramo izindi imbaraga. Hari igihe twitwa amazina tutitwa, munako guhamagara muzehe utararenza imyaka 30, none utararenza imyaka 40 bakakubara ngufite 70, ariko ndagira ngo nkubwire ngo haleluya haleluya, Uwiteka niba warakiranuka gukabita, niba warusizwa amavuta ukayasiga, ukajya gutora ibitari ibyawe, ukajya kongera kwiyanduza, ukajya kongera kwiyandurisha ibitagira umumaro, Uwiteka akeneye kongera kugira ngo aguhe imbaraga zo kwema. Yemesha abagwa bose, abahitamye, abo bose arabakeneye, nawe urakeneye Yesu. Reka ngufashe gusenga Imana, kangufashe gusenga Imana aho wahitamye urahaza, haleluya haleluya. Uwiteka ashaka abantu aramira muri aya masaha, haleluya haleluya. Uwiteka ashaka abantu aramira abaguye bose mu izina rya Yesu. Kadusenga Imana kubw'ijambo ry'Imana, wewe wumvise iri jambo, Imana iguha umugisha kandi Imana igukomereza amaboko mu izina rya Yesu. Mana data turagushimira neza yawe, turagushimira ijambo ryawe, ijambo ryawe ni riberizima, kuko wakunze gukiranuka. Ijambo ryavuze ngo nicyo nzagukiriza, kuko wanze ubugome bw'iyi si nicyo nzaguhera icyubahiro. Kandi data ijambo riravuze ngo haleluya haleluya, hari abo uzarutisha, hari abo uzasiga amavuta yo kwishima ukabarutisha abagenzi babo, natwe turutishe abari mu mirimo itandukanye barutishe mu izina rya Yesu Kristo. Iri sengesho rikingura imitima, rikingura ubugingo, rikingura ibyari bikingiranye mu izina rya Yesu Kristo.
ndagushimira kuri Imana igira neza, ndagushimira kuri umutabazi. Ngaho mwami Imana data, iyi message utanze yo gusigwa amavuta yo gukiranuka yongere igere ku muntu wese, yongere ikize umuntu wese. Haleluya! Warunaniwe, waruremereye, warufite intimba, warufite agahinda, nacyumvira ijambo, nirimubera ijambo ry'ukwezi, nirimubera ijambo ry'ubuhanuzi, nirimukure mu rwobo, nirimukura habi, nirimukura aho Satani yari yamuzirikiye mu izina rya Yesu. Yongera hembuke, yongera zanzamuke, yongera abone imbaraga, yongere makabaraga mu izina rya Yesu Kristo. Mana ndakwinginze, umusiga amavuta, umusiga amavuta, umusiga amavuta, umusiga amavuta mu izina rya Yesu. Mwamuhaza ibyaremwe byose iyo ubumbuye ikiganza cyawe, bumbura ikiganza cyawe, uhaze kwifuza, uhaze umuntu wese uri mu muhanga, uri mu gihugu cyacu, abatuye impande n'impande, abatuye mu bihugu by'abaturanyi, aho hose utanga umugisha, utanga imbaraga, utanga amavuta mu izina rya Yesu. Urakoze data, urakoze kuri umutabazi. Komeza uganze, komeza utegeke. Turakwizeye ko ijambo rigeze kuri benshi kandi igiye guhindura imitima y'abenshi muri uyu mwaka no muri uku kwezi mu izina rya Yesu Kristo. Uduhe gukiranuka mu izina rya Yesu. Kumurembye yaravuze ngo uduhe gukiranuka kugeza ku gupfa. Urakoze Mana, uhe umuntu wese gukiranuka kugeza ku gupfa. Urakoze kubikoze none iteka ryose Yesu. Amen. Amen.